guhuriramo n'ibibazo. Gerageza ubu feel free tubwire ibyo bibazo byari bimeze bite birakomeye. Ubwo ni ukuvuga ngo nkuko nari nabibaye cya kabiri ku cya gatatu nibwo yampaye amafaranga njya kwa muganga nsanga ndatwite ku myaka 17 usanga uratwite. Uwo muntu ni ubwa mbere mwari muhuye? Ubwa mbere twari duhuye sinari nzi iwabo, nta muntu nari nzi wo muri famiye wenda usibye bashuti biwe, sinari nzi n'akazi akora, icyo ni icya mbere. Byakazi byo naje kubimenya nyuma. Abakunzi bacu nk'uko mubizi ni umuhungu wanyu Emerson Nyambo, abari Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, mwese turabasuhuza. N'abari mu mujyi wa Kigali, abaturanyi bacu bari mu Burundi, Bujumbura, DRC, umuntu wese udukurikirana umunsi ku munsi ushobora kumva ikinyarwanda, abadukunda namwe mutwereke urukundo turabishimira. Kuri kamera zacu muri kuhabona umwari mwiza cyane, ntabwo ndi bwongere kumuvugaho cyane. Abantu bakunda gukurikirana Nyambo TV mumaze kumumenya. Bimeze bite? Meze neza. Meze neza. Wakibwira abadukurikirana nk'umuntu ukubonye bwa mbere? Okay, ku muntu mbonye bwa mbere nitwa Uzayisenga Angelique, ntuye Kimironko. Angel, meze neza? Meze neza. Ubwo twaganiraga tutagiye muri byinshi, hari ikiganiro twavuzeho ku kintu kijyanye n'ubuzima wanyuzemo, ubuzima butoroshye, ubuzima buri hard, ariko binyuramo neza, ubitambukamo. Hari aho twasubikiye. Wowe utararebye igice cya mbere, nakurarikira ngo mbere yuko ufungura iki kiganiro ukaba warugiye kukireba gikansaringe, ugenda ureba igice cya mbere kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Angel, reka dukomerezeho, bwire abadukurikiye ubuzima bwawe mu buto bwawe bwari bumeze gute? Ubuzima bwanjye mu buto bwanjye bwari bugoye cyane. Bwari ubuzima nyine butanyoroheye. Nahuriyemo na byinshi bingora, ibinshi intege. Ni nk'ibyo buri wese ahura nabyo? Ntabwo ari ibyo buri wese ahura nabyo, kuko njyewe ubwanjye mbitekereje bituma nibuka byinshi. Bituma wibuka byinshi. Ibyo byose nibyo navuze ngo tugaruke, burya ubuzima umuntu anyuramo ushobora kubuganiriza mugenzi wawe bukaba bwamwubaka se, cyangwa se bukaba bwamusigira isomo kugira ngo nawe atazagwa muri uwo mutego. Wasobanurira abantu ese ubwo buzima buri hadi wanyuzemo n'ubuzima bumeze gute? Ubuzima nanyuzemo nabutangiye nkiri mutoya, nkiri mu myaka 7, niga muri primaire mu wa mbere. Ubuzima bwanjye rero nabutangiriye mu wa mbere primaire, bugoranye cyane. Buri hadi? Buri hadi cyane, cyatari. Ubwo ngeze muri secondaire mpura n'ubundi buzima noneho nabwo bukakaye. Urumva primaire ho wenda nageragezwaga n'uwari uncle wanjye. Nk'abantu twaganiriye ubushize narabibabwiye ukuntu barabirebye barabizi, ariko noneho bigeze muri secondaire noneho bibahadi cyane biranarenga. Okay, mere ku bwa secondaire. Kohera ku bwa secondaire kuko kuri ku bwa primaire twabivuzeho mu gice cya mbere cyabanje. Tubwire wenda se n'ibya primaire waza kubigaruka, ibyo ubona twasimbutse, ariko ngiye ku bwanjye ndumva wahera ku buzima bwa secondaire, umaze kumenya ubwenge, umaze kuba inkumi, watangiye gupfundura amabere, byari bimeze bite? Ubuzima bwanjye bwa secondaire buragoye. Nageze mu 3 secondaire,
urumva narigaga hari Igitarama kuri Aparudi. Wow, muri Aparudi. Nza guhura marene wanjye icyo gihe yaje gupfa. Nza guhura n'umuntu ngiye gushyingura marene wanjye. Wasaga nkaho akuze cyane, tuza kumenyana ariko atari ibintu byahatari nyine bikomeza. Ariko akajya nyitaho. Ubwo nyuma yaho nyine aza no kunsura mu rugo. Hako mu rugo nyine ntibabitindeho, bari babantu nyine batajya bita ku buzima bw'umwana cyane. Muzehe ntabwo twajyaga tuvugana cyane, we niyo yageraga muri salo abana bose bahitaga birukana. Bose bahitaga birukana mu cyumba. Matsiko n'indi navuga ngo ni patu. Bashobora kwibaza ngo ese wavuye kwa onkere wawe, icyo ni cyagiye onkere wawe yaramaze gupfa, usubiye mu rugo kwa mama na papa. Twakomeza. Ubwo icyo gihe navuye kwa onkere wanjye nsubira mu rugo kwa papa na mama barandera. Noneho ubwo tugeze mu kurerwa n'ababyeyi. Ababyeyi banjye barandeze, bandera nyine mu buzima bwabo uko bari bishoboye. Ndiga ndarangiza njya muri segonderi. Ubwo buzima bwose nabunyuzemo bukomeye. Ngeze muri segonderi noneho aribwo noneho byabaye ibyanyabyo. Nza guhuriramo ibibazo. Gerageza ubu feel free tubwire ibyo bibazo byari bimeze bite, birakomeye. Ubwo ni ukuvuga ngo nkuko nari nabibabwiye naje guhura n'uwo muntu turakundana, ariko we yasaga nk'ahanduta. Ubwo byaje kugeraho mvuye gushyingura marene wanjye. Nibwo yampamagaye arambwira ati se nta telefone nari mfite, yampamagaraga kuri telefone y'umushiti wanjye. Arambwira ati se waje tugahura nkaguha pole. Pole yabaye pole. Naragiye ndamusanga umuntu nyine wapfushije marene. Icyo gihe yampaye inzoga. Ndasinda. Bwari ubwa mbere kandi. Bwari ubwa mbere uwo onkere wanjye nubwo yajyaga abigerageza, ariko we ntago yari yakabikoze cyane ku buryo navuga ngo, kandi we yanabikoraga wenda hari ukuntu yabashije kungenza kugira ngo wenda ntumve ububabare cyane. Ariko noneho uwo nguwo we yabikoze byanyabyo. Byanyabyo cyane. Ubwo narasinze aranyura arandarana. Icyo gihe nari mfite imyaka 17. Arandarana muri iryo joro nibwo yamfashe ku ngufu. Wowe wari ufite imyaka 17. Ushobora kuba wakibuka umwaka ibyo bintu byabayemo? Byabaye mu kwezi kwa karindwi ku itariki 20 z'ukwa karindwi. Byabaye mu kwezi kwa karindwi ku itariki 20, 2015. 2015. Sorry. Uragerageza kwihangana ariko. Nibwo uwo muntu yaje kubikora gutya, ariko njye ntabwo numvaga ko ashobora kuntera inda. Urumva nta kintu na kimwe nabaga nari nsobanukiwe haho. Wari ukiri muto? Ari nkiri mutoya. Yego se nari nkiri mutoya cyane, ariko nta gikundi cy'abantu wari uzi cyane ku buryo nari kumenya ibyo bintu. Ubwo yamfashe aza kuntera inda. Hashize ukwezi buri mihango. Mbuze imihango nza gutira telefone ndamuhamagara. Ndabimubwira, ariko we kuko yari mukuru arambwira ngo hari igihe itinda. Urumva nanjye narategereje. Byizera gutyo ndayibura. Icyumweru cya mbere kirashira, icya kabiri. Ku cya gatatu nibwo yampaye amafaranga njya kwa muganga. Sanga ndatwite. Ku myaka 17 sanga uratwite. Uwo muntu ni ubwa mbere mwari muhuye? Ubwa mbere twari duhuye, sinari nzi iwabo.
nta muntu nari nzi wo muri famiye wenda usibye bashuti biwe, sinari nzi n'akazi akora, icyo ni icya mbere. By'akazi byo naje kubimenya nyuma. Waje kubimenya nyuma. None uwo muntu tubwire muri detaye, yari umupapa, yari umusore? Nawe yari umusore. Yari umusore. Afite nko mu myaka ingahe? Yarandutaga, yari afite nko mu myaka nka 29 gutyo. Yari mukuru ariko nta rugo yari afite. Nta rugo yari afite. Nta rugo yari afite, nyine ni kwa kundi umuntu agira nk'igikuriro agatinda wenda gushaka, niko namenya. Ugiye kwa muganga usanga uratwite? Nagiye kwa muganga nsanga ndatwite. Wabyakiriye? Numva insindangiriyeho. Nibaza ukuntu ngiye guhagarika kwiga. Nibaza ukuntu papa wanjye ari bubyakire. Kuko papa we nta naho nari kubona mbihingukiriza. Sorry. Ubwo naje kubimubwira, arabyakira. Anyereka yewe ko tunari kumwe. Arambwira atari ko ntuzabivuge. Kuko ngewe nditegura kugufasha, nditegura kimwe cyose nzagikora ku bwawe. Kuko niwe muntu wa mbere umbwiye icyo kibazo. Nanjye kuko ntari nzi ibintu by'ubucakura, narabyakira gutyo nkaho akubwije ukuri kandi yarakurutaga. Bakunzi bacu, murumva ko ni urugendo rurerure. Ubuzima bwa Ange ntabwo ari ibintu byoroshye, gusa munyihanganire, iki kiganiro kiraza kuba kirekire, duhagararira aha. Ahubwo wowe udukurikirana umunsi ku munsi, iki cyari igice cya kabiri. Nkurarikira gukurikirana igice cya gatatu, umenye ngo ese byaje kugenda gute, yanda yaravutse, wa mwana yaje kubaho, Ange ubuzima bwe bwaje kugenda gute. Komeza gukurikirana Nyambo TV, wibuka gukora subscribe and comment wowe ukunda ibyo dukora. Ciao.